nagira ngo nkubaze uruhare wagize kugira ngo ubashe kuba umwana w'Imana. Ni uruhare wagize? Nta ruhare nabigizemo kugira ngo mbe umwana w'Imana, ahubwo urwo nagerageje gushaka gushyiramo ntacyo byamfashije, ahubwo narushijeho kuba umwanzi w'Imana. Ahubwo naje kumenya ko nta ruhare umuntu abigiramo, ahubwo Imana ubwayo niyo yadutabaye ikoresheje umwana wayo Yesu Kristo, abari gukora ibyo nasabwaga gukora, mbyemeye bimpesha kuba umwana w'Imana. Nta gikorwa cy'umuntu kirimo, dore ko naje kubimenya bishingiye ku ijambo ry'Imana. Uwashaka kumenya ko nta ruhare umuntu abigiramo yareba ijambo ry'Imana ribihamya, riri mu Baroma mu gice cyaho cya 4, rigaragaza kuri Aburahamu nawe ko nawe atakijijwe n'imirimo, ahubwo yakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ko ukora bititwa guhererwa ubuntu, ahubwo byitwa ubwishyu bw'imirimo ye. Ariko udakora akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Ijambo ry'Imana rero rikavuga neza, ukomeje gusoma aho mu icyo gice cya 4 cy'Abaroma, hepfo ku 8 hakomeza kuvuga uburyo umuntu wizeye agahabwa ubugingo buhoro bidashingiye ku mirimo, uwari umunyamahirwe, ko hahamya neza ko uwo muntu Uwiteka atamubaraho icyaha, uwo muntu ko ibyaha bye ibicumuro bye biba byaratwikiriwe, ko uwo muntu aba ari umwana w'Imana bidasubirwaho. Amin, amin, amin. Reka twongere tubashimire inshuti bavandimwe mudukurikirana ku Ijuru TV, mukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro ubutumwa bwiza. Nagira nk'uko mubibona twageze mu murenge wa Nyabitekeri, turakwakiriye ku Ijuru TV. Murakoze cyane, kuba duteze amatwi turabashuhuje, tugira ngo tubamenyeshe ukuntu Imana yaruhuye abantu hashingiye umuruho Satani yazaniye abantu ikoresheje abandi bavuga ko bakorera Imana, ariko ari ikinyoma, kuko nta muntu w'umunyabyaha wemerewe gukorera Imana. Njye bagezeho ikiganiro cy'ubuhamya ni Bisengimana Andereya. Nanjye ndi kugira ngo mbagezeho ubuhamya bw'ukuntu Imana yanduhuye ikoresheje umwana wayo Yesu Kristo. Nanjye nabayeho nduhijwe cyane n'ibyaha, ariko uwo muruho ntawusobanukiwe neza, kuko navutse ndi umunyabyaha, ariko nkanarushaho kubyiyumvamo, ariko simenye ikintera kuba umunyabyaha. Nagerageje rero gukora uburyo bushoboka bwose kugira ngo ndebe ko nakira icyaha. Nibwo nagiye ngana amadini agiye atandukanye kugira ngo ndebe ko nabona ubufasha bwatuma mbasha gukira uwo muruho w'icyaha. Nahuye n'ingorane zikomeye rero, mpura n'abiyita abakozi b'Imana, bambwira ko ari bo bayobora abantu ku Mana, umuntu akaruhuka agakira uwo muruho, ariko aho kubukira narushijeho kuruha cyane bikomeye. Nibwo buryo rero nagannye idini ryitwa Methodiste, kuko arimo nasanze n'ababyeyi banjye basengera, dore ko n'umubyeyi wanjye ari we papa, nawe yari mu b'imbere mu idini, ndetse ari we ugenzura abanyamyuka bo mu idini, bavuga ko ari abanyempano. Ubwo nawe yari umunyempano ukomeye? Yari umunyempano ukomeye, niwe wanagenzuraga izindi mpano zose. Mpura rero n'izo ngorane zikomeye, nanjye ngerageza kubyinjiramo cyane, nibwira ko ari bwo nzumva nyine uwo muruho nkukize. Ubwo se we ntabayeho umuhanuzi? Sinabaye we, ariko nagiye nkorerwa nabo, bambwira ko hari ibyo bari kunkorera, bambwira iby'Imana yamvuzeho, bagira amasezerano bagenda bansezeranya, kugira ngo nanjye nyine mbone ko hari iby'Imana yankorera, hashingiye ko nanone bavugaga ko umuntu
abagiye afite ibibazo yabagana bakamubwira ibisubizo by'ibibazo afite. Nari mfite ibibazo byinshi cyane, ariko ikibazo cyari kinkomereye ni ukumenya uburyo nabona ubugingo buhoraho nkaba umukiranutsi nkemerwa n'Imana. Muri ubwo buryo rero nari mfite n'ibindi bibazo bijyanye no kubona ubutunzi, nanjye nkaba umukire nkagubwa neza nkabona amazu meza, nuko ariko nkibaza uburyo nabibona bikanyobera. Nibwo rero nagannye abo biyita abakozi b'Imana kugira ngo bambwire uburyo ki nabasha kubona ubwo butunzi nkabona n'ubugingo buhoraho. Kuko nari ntaramenya icyo ubugingo buhoraho, cyane nahangayikishijwe n'ubutunzi. Nibwo rero nagerageje kubagana kuko numvaga ko ari abakozi b'Imana. Mu kubagana kwanjye rero ngira ngo numve ko ikibazo nari mfite mu mutima cyavamo, nanjye nkumva nguwe neza mbonye ubutunzi. Narabagannye bakajya bambwira ko bavugana n'Imana, bagerageza bakureberagayo nuko kari bo babasha kuvugana n'Imana, nuko nkabasanga bakagerageza kugira ibyo bambwira, bambwira ko ari Imana iri kuvugana nabo, iri gukorera muri bo. Nuko bakampanurira uburyo ngomba kubona inzu nziza, uburyo ngomba kubona moto, nuko nanjye nkajya ngenda nicaye nk'abandi. Ariko ibyo byose barabinsezeranyaga, ariko mu kubinsezeranya nta na kimwe nigeze mbona. Nta na kimwe nigeze mbona, kandi ibyo byose kutabibona bigatuma ndushaho kugira ubwihebe cyane, nkarushaho kumva ndemererewe mu mutima. Nkibaza igituma ntabibona kandi ari Imana yabimbwiye. Ibyo rero byanteye ikibazo gikomeye cyane, bituma nibaza uburyo ntabibona kandi ari abakozi b'Imana babimbwiye. Nibwo rero nagiye ngerageza uburyo ki bwo kubona ko ntari kubibona, ndavuga nti ubutunzi bwo ntabwo, ubugisigaye n'ubugingo buhoraho. Tibasi Imana, ubwo ntabonye ubutunzi, ubugingo buhoraho bwo nabubona gute? Nibwo buryo rero nagiye ngerageza kugenda negera abayobozi bo muri iryo dini nabagamo b'abapasiteri, banyigisha uburyo nabona ubugingo buhoraho. Babinyigishije rero bambwira ko ngomba kuza nkabatizwa mu mazi menshi, nkavuka ubwa kabiri, nkaba icyaremwe gishya, nkaba mbonye ubugingo buhoraho. Ndagenda rero bambwira ko kugira ngo mbubone ari uko nza nkigira umubatizo. Nafashe inzira rero ndagenda njya kwigira umubatizo, baratwigisha batubwira ko umuntu agomba kumenya uburyo ki Yesu Kristo yagiye mu ijuru. Ni isomo batubwiye riri mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 17. Bari kutubwira ngo Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo igikwiye nuko agenda, ngo natagenda umufasha ntazaza aho turi, ariko nagenda azamutwoherereza, ngo naza azatsinda bisi abemeze iby'icyaha n'iby'amateka n'ibyo gukiranuka. Ibyo bintu rero nagerageje kubifata mu mutwe nk'uko babimbwiye. Mu gihe cyo kutubaza kugira ngo tujye kubatizwa, barongera baraza badusubirishamo kugira ngo bumve ko twabifashe. Mbisubiramo ndabivuga, maje kubivuga bambwira ko ubwo umubatizo ngutsindiye. Nibwo rero batubwiraga ko tugomba gutanga amafaranga y'abigira umubatizo. Baduhereza ibipande byo kwandikaho amaturo. Nibwo rero bagerageje kugenda batubwira ko hari amafaranga tugomba gutanga kugira ngo nyine tube twemewe. Ibipande barabiduha, dushyiraho amaturo. Tumaje kuyashyiraho batubwira neza ko ubwo umubare bari batugeneye tugomba kuyashyiraho tuwusizeho, batubwira ko ubwo twemerewe kubatizwa. Ariko barongera batubwira ikindi kintu gikomeye cy'ikinyoma naje kumenya nyuma. Batubwira ko kugira ngo nyine tuvuka ubwa kabiri tugomba gushaka umubyeyi wa batisimu, ko hagomba kugira umuntu utubyara.
muri batisimu ndagenda nshaka umubyeyi wa batisimu. Nuko ubwo nabwo byasabaga kureba umuntu ufite ubushobozi wagira ikintu yazajya agenda gufasha mu mubiri. Nuko mu buryo bw'umubiri ndamushaka nza no kumubona. Nuko nibwo rero yemeraga ko ari bumbyare muri batisimu. Nibwo rero twageragaho igihe cyo kujya kubatizwa, batujyana mu kivo aho twita mu mazi menshi, kubatizwa mu mazi menshi. Pasiteri agerageza kugenda buri umwe agenda amusanga mu mazi. Umuntu yagerayo pasiteri akavuga ngo kubw'ubuhamya bwa mwene data atanze kandi nta kintu nigeze mvuga. Nuko akavuga ibyo yishakiye ngo ubwo yemerewe kumubatiza mu izina rya data twese n'umwana n'umwuka wera. Noneho atubwira ko umuntu nanone ngo bashyize mu mazi bakamudumbuzamo bakamwibiza bakamuzamura, ngo uwo muntu abavutse ubwa kabiri, ngo ababaye icyaremwe gishya, ngo uwo muntu abahambye kamere, ngo abasize ibyaha mu mazi akazamuka ari icyaremwe gishya. Ariko bakimara kubinkorera n'ubundi mu mutima wanjye numvaga nkimeze nk'uko nagiye mu mazi mese. Ubwo buryo bw'uko umuntu aba icyaremwe gishya ntabwo nigeze numva muri ngewe. Numvaga umutima ukincira urubanza, dore ko n'uwambazaga ko ndi umukiranutsi namubwiraga ko nta mukiranutsi uba mu isi. Ndetse nkamubwira ijambo ritaba mu byanditswe nagiye numvana abatwigisha rivuga ko ngo n'intungane bwira 17:70. Ariko icyo ni ikinyoma, nuko nkabivuga kandi bambeshyeye ko nabaye icyaremwe gishya. Maze kuvamo rero mu mazi nibwo basi twatahaga. Tumaze gutaha nyine turagenda, ariko banyijije ko ndi icyaremwe gishya, ariko mu mutima nkumva atari komeze. Ngomeza kugira umuruho mwinshi n'agahinda n'ubwihebe kubw'uko numvaga mu mutima wanyu uncira urubanza ntari umukiranutsi. Nibwo rero nageze aho ngaho nibaza uburyo nazaba umukiranutsi nkemerwa n'Imana nkazajya mu ijuru, dore ko hari haradutse abantu bavugaga ko bavuga ubutumwa bwiza b'abadivantiste. Bari baraturutse ahitwa Igitarama, bari kuza bavuga ko nanone akaga kagiye kubonekera isi, ko nanone hari abamarayika ngo bafite ngo inzabya zigiye kumenwa mu isi. Izo nzabya ngo harimo ngo urwabya ngo ruzamenwa mu isi, ngo rurimo umujinya w'Imana, ngo abantu b'abanyabyaha rwamara kumenwa, ngo abo bantu b'abanyabyaha ngo hagatera ikintu cyitwa ibisebe, ngo bigafata abanyabyaha. Nkumva umutima urandiye, ubwoba bukaza. Bavuga ko ngo hari urundi bazamena mu mazi agahinduka amaraso. Abanyabyaha bajya kunywa ngo amazi agahinduka amaraso. Ibyo byose rero bikantera ubwoba cyane. Numva ngize ubwoba, nibaza icyo nakora kugira ngo mbone ubugingo buhoraho, bikanyobera. Nibwo rero nageze aho ndicara, kuko nari nagerageje ubwo buryo bwose. Nari nibwiye ko kugana abadive nubahirije amategeko ari byo byampesha ubugingo buhoraho. Ariko n'ubundi nageragezaga gushaka kubahiriza uwo munsi w'isabato, nkabona simbishoboye, kuko bivuga ko uwo munsi w'isabato nta murimo umuntu akwiye kuwukoraho. Nuko havuga ko ari indogobe, ari umugaragu uri aho ngaho mu rugo, nta kintu akwiye gukora. Ndetse Abisirayeli bari babwiwe ko aho umuntu yabasha gutera ibuye akarihageza, kubwo umuntu atemerewe kuharenga, akaharenza aba yishe isabato. Ariko nkabona twe twarakoraga urugendo tuva aho twari turi mu kagari ka Kinunga tukajya ahantu hitwa Inyamirundi, ku ntara, aho bita ku ntara. Nuko nkabona twakoze urugendo rurerure, n'ubundi nkabona isabato nayishe. Nibwo rero nageze aho ngaho mbona ntibishobotse, basi ndicara. Ariko nza kugirirwa amahirwe n'Imana, basi nza kumva abantu bavuga ko Imana yatanze ijuru ku buntu, bidashingiye ku bikorwa, amategeko atabifitemo uruhare. Abo bantu numva sindi kubishyikira uburyo umuntu yabona ijuru ku buntu nta kintu akoze.
abo bantu ngerageza kugenda mvuga nti reka nzumve bari abantu ukuntu bameze, bavuga ko umuntu yabona ijuru ku buntu nta gikorwa cye kibigizemo uruhare. Ngerageje kubatega amatwi numva ibyo bavuga, nibwo buryo ki bansobanuriye ko umuntu adashobora kubona ubwami bw'ijuru hari igikorwa akoze, kuko umuntu yarangiritse, kuko Yesaya yabivuze ko umuntu yononekaye kuva mu bworo bw'ikirenge kugera mu mutwe, ko nta hazima na hato hahari. Bambwira ko ubwo n'imirimo y'umuntu ipfuye, kuko Yesaya yarabivuze ko nibyo twagerageje gukiranukamo byose tubyita byiza ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Nibwo buryo ki rero nabyumvishe, nibaza uburyo ki nanone najya mu ijuru niba nta mirimo y'umuntu yemewe. Bambwira neza ko kugira ngo umuntu ajye mu ijuru ariko ari uko menya igikorwa Imana ubwayo yakoze ikoresheje umwana wayo Yesu Kristo. Ariko mbere yo kubimbwira gutyo, nanone babanje kumbwira aho nabereye umunyabyaha kugira ngo nemerwe n'Imana mbone ubugingo buhoraho. Bambwiye ko nabaye umunyabyaha bishingiye ku ivuko ryanjye, kuko iryo vuko ntago ari kuri uyu papa uyu mbyara vuba aha mu buryo bw'umubiri, ahubwo bambwiraga ivuko ryo kuri Adamu. Niko bambwiye ko iryo vuko ari iry'abantu bose babereyeho abanyabyaha. Banambwira neza ko nanone ijambo ry'Imana ribivuga, Pawulo yabivuze mu Bakorinto mu gice cya 15 uhereye ku murongo wa 45. Havuga neza ko umuntu wa mbere ari we Adamu yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho Adamu wa kabiri yaturutse mu ijuru ari uw'umwuka. Ngo kandi nk'uko ubutaka ari niko nabo ubutaka bandi bari, nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Noneho ndibaza nti se uwo nguwo uw'ubutaka ameze ate, uwo w'umwuka we ameze ate? Barambwira ati uwo nguwo w'ubutaka ukuntu ameze, bambwira isomo riri mu Baroma mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 18 na 19. Bambwira ko igicumuro cy'umuntu umwe ari we Adamu nicyo cyatumye abantu bose b'abanyabyaha bacirwaho iteka. Ngo ni nako icyo gukiranuka nanone cyakozwe n'umuntu umwe gihesha umwizera wese gutsindishirizwa agahabwa ubugingo buhoraho. Ubwo banyereka ko noneho uwo muntu w'ubutaka ukuntu ameze ari we Adamu, uko ameze ngo nuko kuntu nyine yabaye umunyabyaha, ntiyumviye Imana bituma aba umunyabyaha, n'abamukomokaho bose bahinduka abanyabyaha. Nanone ibyo ndabyumva, burya menya ko kuba umunyacyaha kwanjye byaturutse kuri uwo Adamu. Banambwira neza ko umuntu avukana icyaha bakoresheje isomo riri muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 7, uko Dawidi nawe yabivuze avuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha niho mama yambyariye. Ariko ari gushaka kugaragaza igihe umuntu atangira kuba umunyabyaha. Banambwira irindi somo riri muri Zaburi n'ubundi 58 ku murongo wa 4, hagaragaza ukuntu abanyabyaha batandukanwa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Ndabyumva mpita numva burya aho nabereye umunyabyaha, ko umuntu atagerwa umunyabyaha n'ibyo akora, ko burya umuntu aba umunyabyaha bishingiye kuri kavukire, bishingiye kuri Adamu dukomokaho. Ndavuga ndi ko mbyumvishe uburyo nabaye umunyabyaha, nkumva ko uw'ubutaka ukuntu mwambwiye ameze kariko n'ab'ubutaka bandi bari, numvishe ko Adamu atumviye Imana ahinduka umunyabyaha, ko nanjye ariho nabereye umunyabyaha. None uw'ijuru we ameze ati? Bambwira ko uwo w'ijuru ari we Yesu Kristo waje kudutabara turi abanyabyaha, ava mu ijuru ari umukiranutsi azanywe no kugira ngo adukize icyo cyaha. Nibwo buryo rero bambwiye neza ukuntu Yesu yavuye mu ijuru ari intungane, ari umuziranenge, nta cyaha na kimwe afite. Aza mu isi azanywe no kugira ngo adukize twebwe abanyabyaha. Mu kudukiza kwe rero yaraje yoherejwe n'Imana mu rukundo rwayo, nk'uko Yohana yabivuze
mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 16 ko ari urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye tanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana rero imaje kutugira urwo rukundo n'imbabazi iramwohereza aza hano mu isi azanywe no kudutabara. Yesu aje mu isi rero ijambo ry'Imana rigaragaza neza uburyo ki yasanze twese twarakoze ibyaha nta n'umwe wigeze ashyikira gukiranuka kw'Imana. Nk'uko mu Baroma habivuga mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 22 kumanuka kugera 24 niho hagaragaza uburyo ki yasanze twese twarakoze ibyaha tutarigeze dushyikira gukiranuka kw'Imana, ahubwo dutsindishizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa mu maraso ya Yesu Kristo. Yesu amaze gusanga twese turi abanyabyaha nibwo buryo ki ikintu yakoze, kuko yaje aje kudutabara agira ngo adukize icyaha, yafashe bya byaha byacu n'ubugome abyishyiraho. Nibwo nuko kuntu abavuga butumwa bwiza bansobanuriye. Amaje gufata ibyaha byacu n'ubugome abyishyizeho aratuguranira. Afata gukiranuka kwe kutagira icyaha arakuduha. Banyereka ijambo rihamya ibyo bintu bambwiye riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2 mu gice cya 5 ku murongo wa 21 havuga ko utigeze gukora icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yesu rero amaje kutuguranira yishyizeho ibyaha byacu aduhaye gukiranuka ko kutagira icyaha, nibwo yemeraga kujya mu gihano cy'ibyaha byacu. Amaze kukijyamo rero basi kuko byari ngombwa ko nyine n'igihano cy'umunyabyaha kiboneka, kuko Imana yaravuze ko igihano cy'icyaha ari urupfu. Nge rero sinari gushobora gupfa kugira ngo icyaha kimveho, ahubwo habonetse unyitangira apfa mu mwanya wanjye, ariyo mpamvu Yesu yitwa umucunguzi. Amaze rero kwemera kwishyiraho ibyaha byanjye, yemera no kujya kubihanirwa, yemera kujya ku musaraba. Agiye ku musaraba arababazwa, yambikwa ikamba ry'amahwa, aterwa imisumari, aterwa icumu mu rubavu. Amaze guterwa icumu mu rubavu, kuko Imana yari yavuze ko nanone ngo kuva kera amaraso atavuye hatariho kubabarirwa ibyaha. Basi bampa ibihamya uko kuntu bavuze biri mu Baheburayo mu gice cy'Icyenda ku murongo wa 22 bigaragaza ukuntu kuva kera amaraso atamenetse hatariho kubabarirwa ibyaha. Kandi cyo cyatumye Yesu yemera ko bamutera icumu mu rubavu kugira ngo amaraso aboneke, impongano y'icyaha ibibonetse burundu. Yesu rero yemera ko bamutera icumu mu rubavu, amaraso araboneka. Amaraso abonetse Imana iyabonye iranezerwa, ivuga ko ibyaha n'ubugome by'abari mu isi itazongera kubyibuka ukundi. Bampa ibihamya ibyo bambwiye biri mu Baheburayo mu gice cyaho cy'icumi ku murongo wa 17 niho hamye ukuntu Imana yavuze ko ibyaha n'ubugome bw'abari mu isi itazongera kubyibuka ukundi. Basi Yesu arapfa, ku munsi wa 3 arazuka. Amaze kuzuka azukana intsinzi, avuga ijambo rikomeye ngo duhumure tugire amahoro ko yahawe ubutwari mu isi no mu ijuru. Kandi avuga ijambo rikomeye avuga ko nanone ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa se atari we umujyanye. Bambwira ko nubwo yapfiriye abo mu isi bose, ariko yashyizeho kondisiyo. Yavuze ko ibyo bintu bibi by'umuntu umwizeye, umuntu byemeye akabyizera mu mutima we, niwe ugabana ubwo bugingo buhoraho. Ariko utabyizera we abaciriyeho iteka. Ibyo bintu rero nanjye numva ariko kuri, numva ari byo bihesha umuntu ubugingo buhoraho. Burya mpita numva ko nta ruhare rw'umuntu rurimo, mpita numva uburyo umuntu ahabwa ijuru ku buntu bidashingiye ku bikorwa by'umuntu, ahubwo bishingiye ku gikorwa Imana ubwayo yakoze ikoresheje umwana wa Yesu Kristo. Ibyo bintu rero ndabyemera, mbyizera mu mutima, bimpesha amahoro. Numva wa mutwaro, ya ntimba, kagahinda n'ubwihebe nahoranaga bivuye mu mutima wanjye, rwa rubanza rw'ibyaha ruvamo. Mpita ko kumbi njya nahishurirwa, nanone njya namenyeshwa uburyo babantu biyitaga abakozi b'Imana bandushyaga, bambeshya ko bakorera Imana. Njya nabaza bavuga butumwa bwiza ibyabo bakozi b'Imana, ibyari byo ko bavuga ko bakorera Imana kandi ko bavugana nayo. Bajya babinsobanurira rero, bambwira uburyo narushywaga nabo, uburyo abo bantu batatumwe n'Imana. Banambwira uburyo ki Imana yabahakanye, ko
ubuhanuzi bwabayeho kera Kristo ataraza mu isi, ko abahanuzi babayeho bahanura Kristo uzaza, ariko Kristo ko yamaze kuza, kubwo abo bahanuzi bahanuraga mu ubwo buryo, ibyo byabo byarangiye. Bambwira uburyo Imana yahise ibihamya mu ijambo ryayo mu butumwa bwiza bwa Matayo mu gice cyaho cya 11, niho hagaragaza ukuntu ngo amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cyaho Yohana umubatiza gusa, kariho ubwami bw'Imana bwigishijwe bugatwaranirwa. Bahita ko banambwira neza uburyo abo bahanuzi atari Imana yabatumye, ahubwo abo bantu bahanura ibihimbwe n'imitima yabo, ari bamwishakira ndamo. Bampa ibihamya ibyo bintu by'uko atari abakozi b'Imana, ahubwo ari bamwishakira ndamo. Bampa ibihamya mu ijambo ry'Imana biri mu rwandiko rwa Ezekeri mu gice cya 13, ku murongo uhereye ku murongo waho wa 4, niho hagaragaza neza uburyo ki abo bahanuzi batatumwe n'Imana, ahubwo bahanurira ibihimbwe n'imitima yabo. Bakabeshyeshya indimi zabo z'impimbano, bakabwira abasuzugura Uwiteka ngo ni amahoro, nta kibi kizabazaho. Mbyumvishe numva koko ni ukuri, hashingiye ko ibyo bambwiraga byari ibinyoma. Bongera bampa ibihamya uburyo abo bahanuzi atari Imana yabatumye, biri muri Yeremiya mu gice cya 23. Hagenda hagaragaza uburyo ki abo bahanuzi nanone atari Imana yabatumye, ariko ngo barihuse barahanuye. Bagenda hagaragaza uburyo ki muri abo bahanuzi nta n'umwe wari mu nama z'Uwiteka ngo yumve amagambo ye. Nuko havuga neza uburyo ki babwira abasuzugura Uwiteka ngo ni amahoro, nta kibi kizabazaho, bakabwira n'abafite imitima inangiye ngo ni amahoro. Ariko aho hagenda hagaragaza neza uburyo ki abo bahanuzi ari abanyabinyoma, atari abakozi b'Imana. Ndetse bambwira ibindi bihamya bigaragaza uburyo ki ari abapfumu ngo bapfumurire indamu. Bambwira ibihamya biri muri Mika mu gice cyaho cya 3 uhereye ku murongo wa 5. Iyo umuntu ahasomye agenda yumva neza uburyo ki abo bantu ari abanyabinyoma, atari abakozi b'Imana. Nanjye narahasomye mbyibonera neza. Kuba duteze amatwi rero, nabo bazasoma ibyo bihamya bigaragaza uburyo ki bari abahanuzi atari abakozi b'Imana, ahubwo ari bamwishakira ndamu. Ibihamya biri muri Mika mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 5, no muri Yeremiya mu gice cya 23 uhereye ku murongo wa 15, ukagaruka no muri Ezekeri mu gice cya 13 uhereye ku murongo wa 4. Hagenda hagaragaza uburyo abo bantu batatumwe n'Imana. Maje kubimenya rero, nagiye nabona umuruho, nari nararuhijwe na Satani akoresheje abantu bavuga ko ari abakozi b'Imana. Ibyo rero nibyo Imana yanduhuye ikoresheje umwana wayo Yesu Kristo, akaza kudutabara, akadukiza urupfu rw'iteka, akadukiza ibyaha, akaduha ubugingo buhoraho. Ubu nkaba ndi umwera n'umuziranenge utagawa mu maso y'Imana, nkaba ndi umutahajuru. Ubu nkaba nicaranye ijuru, naba ndyamye mba ndiryamanye, naba ndi mu murima mba ndi kumwe n'ijuru. Ni ukuvuga ngo niyo urupfu rwaza, nanone nta kibazo naba mfite, kuko mba nzi aho ngiye kari heza kurutaho aho ndi. Amina. Imana ishimwe. Imana ishimwe kubigwa byose. Okay, udusoza ikiganiro cyacu cyari kirekire cyane kandi kirimo ubuhamya ndetse n'inyigisho ikomeye. Nagira ngo nkubaze uruhare wagize kugira ngo ubashe kuba umwana w'Imana. Ni uruhare wagize? Nta ruhare nabigizemo kugira ngo mbe umwana w'Imana, ahubwo urwo nagerageje gushaka gushyiramo ntacyo byamfashije, ahubwo narushijeho kuba umwanzi w'Imana. Ahubwo naje kumenya ko nta ruhare umuntu abigiramo, ahubwo Imana ubwayo niyo yadutabaye ikoresheje umwana wayo Yesu Kristo, abari gukora ibyo nasabwaga gukora. Mbyemeye bimpesha kuba umwana w'Imana. Nta gikorwa cy'umuntu kirimo, dore ko naje kubimenya bishingiye ku ijambo ry'Imana. Uwashaka kumenya ko nta ruhare umuntu abigiramo, yareba ijambo ry'Imana ribihamya, riri mu Baroma mu gice cyaho cya 4, rigaragaza kuri Aburahamu nawe ko nawe atakijijwe n'imirimo,
ahubwo yakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ko ukora bititwa guhererwa ubuntu, ahubwo byitwa ubwishyu bw'imirimo ye. Ariko udakora akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Ijambo ry'Imana rero rikavuga neza, ukomeje gusoma aho mu icyo gice cya 4 cy'Abaroma, hepfo ku 8 hakomeza kuvuga uburyo umuntu wizeye agahabwa ubugingo buhoro bidashingiye ku mirimo, uwari umunyamahirwe, ko hahamya neza ko uwo muntu Uwiteka atamubaraho icyaha, uwo muntu ko ibyaha bye ibicumuro bye biba byaratwikiriwe, ko uwo muntu aba ari umwana w'Imana bidasubirwaho. Amin, amin, amin. Ndetse no mu Befeso mu gice cyaho cya 2 ku murongo w'8 havuga neza ko twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, bitavuye ku mirimo y'umuntu, kugira ngo atazagira ugira icyo yirarira imbere y'Imana, ahubwo dutsindishizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa. Bakoze cyane, reka tugushimire kandi tuvuge ngo Imana igumugisha kandi ikomeze ubuntu bwayo. Ubundi ntekereza ko iyo haza kubaho imirimo, abakene cyangwa abadafite imirimo ntaho bari kuzagana. Yesu yagize neza ku bwa byose. Ibiganiro byacu nakagaruka rero tuzakomeza